Nongere mbifurize umunsi mwiza. Turi kuwa gatandatu rero ni tariki 7 no kwezi kwa 11 n'umwaka w'ibihumbi 2024, aho tubura iminsi mikeya kabisa ibarirwa ku ntoki kugira ngo twinjire mu mwaka w'ibihumbi 2025. Niba utarakora subscribe kugira twinjirane mu mwaka bimeze neza, yikore kugira ngo dukomezanye. Iyi ni Newsline Rwanda, nge ndi Emmanuel nk'ibisanzwe rero murabizi ko ari ya makuru y'ibyamamare muri rusange, ndetse y'abahanzi cyane nibo tugarukaho tuzenguruka isi rero dore ko yabaye umudugudu bitewe n'amakuru. Ngo ikintu cya mbere ni amakuru rero, ni minisitiri w'urubyiruko rero n'iterambere ry'ubuhanzi Dr. Utumatwishima Jeanne Paul Abdul cyangwa se Abdallah yatangaje ko bitumvikana ukuntu umuhanzi agambirira kuzimya mugenzi we, kandi bakabaye burya basenyera umugozi umwe hagamije guteza imbere ubuhanzi n'igihugu muri rusange. Rero ibi yabigarutseho ku mugoroba wo ku munsi w'itariki ya gatandatu, ni ku munsi wa gatanu, ku munsi w'ejo muri uku kwezi rero kukubozana umwaka wa 2024, ubwo yasozaga icyiciro cya kabiri cya Art Rwanda ubuhanzi. Abahanzi bagera muri 60 basoje amasomo yabo bahawe impamyabumenyi. Ni umuhango rero wabereye muri Kigali Convention Center, witabiriwe n'abayobozi mu nzego zinyuranye, barimo umuyobozi w'ishami ry'imiyoborere muri UNDP mu Rwanda bita Aime Muziranenge. Umuyobozi rero mukuru wa Imbuto Foundation nawe yarahabaye, bita Shami Elode. Bita rero umunyamabanga wa leta muri Minisiteri w'urubyiruko n'ubuhanzi Sandrine Umutoni, ndetse n'abandi bari bahabaye kabisa. Asoza rero icyiciro cya kabiri cya Art Rwanda ubuhanzi, Minisitiri Utumatwishima yavuze ko abahanzi bakwiye gufasha cyangwa se bagiye gufashwa kuko banyura muri byinshi. Abahanzi rero banyura mu nzira zikomeye, banyura mu nzira zikomeye, ari nayo mpamvu nsaba ko umuhanzi atumiye cyangwa se asabye ubufasha twese tuzajya tumufasha. Akomeza avuga ko hakwiye gukomeza gushyirwamo imbaraga mu bijyanye n'itegeko ryo kurengera umutungo mu by'ubugeni. Ati twasanze ibintu byinshi tutakoraga neza kabisa. Ati icya mbere ni uburenganzira bw'umutungo mu by'ubwenge. Itegeko rihari ni ryiza, ariko ikintu gikomeye twakora neza ni urishyira mu bikorwa. Uyu minisitiri rero Utumatwishima yakomeje avuga ko hari abahanzi bashaka gusenya cyangwa se gukorera nabi bagenzi babo, bakabinyuza ku maradiyo cyangwa se ku ma YouTube n'ahandi muri rusange, kugira ngo bakandamize mugenzi wabo badashaka ko azamuka. Yavuze ko nta na rimwe iyo itara ryawe ryaka ushobora kwatsa itara ry'undi nawe rigakomeza rikaka. Kuzimya rero mugenzi wawe, kujya kuri radiyo ngo bamuvuge nabi, ugashaka aba YouTubers bakamutaranga, bakamurenga, bakajya mu muryango we bakavuga ibintu biri ukuri n'ibitari ukuri. Ntabwo ibyo ngibyo ari ubunyarwanda kandi si ubusirimu, ubundi ni ku ruhande byaba ari ubutindi. Ati ku rundi ruhande rero byaba ari ubutindi. Minisitiri rero Utumatwishima yavuze ko umuhanzi yakabaye umuntu ukora ibihangano bye, kandi yashaka no guhangana na mugenzi we akabikora binyuze mu bihangano. Buri wese afite ibyo akora
ahozaho agamije kugaragariza uruhare rwe mu muziki. Minisitiri rero utuma twishima yavuze ko ibi bikorwa n'abahanzi atiriwe avuga mu mazina, ati rero ni abahanzi nyarwanda basenya bagenzi babo. Ati rero rubyiruko, ati ibintu byo gutukana, kubwirana nabi tuzabireke, ati ahubwo dutezanye imbere, ati nta kizatuma twese dutungukira muri uru ruganda. Vuze ibi kandi mu bihe bitandukanye humvikanye inkuru z'abahanzi banyuranye batanga amafaranga menshi kugira ngo bagenzi babo ntibavugwe mu bitangazamakuru, n'abandi bishyura abakoresha YouTube bakirirwa bavuga nabi abo bahanganye mu muziki. Aya rero ni amagambo ya Minisitiri utuma twishima Enepo Abdallah. Uyu niwe muri iyi minsi uri gufasha urubyiruko mu bintu bijyanye n'imyidagaduro, nyuma y'uko Bamporiki Edouard ariwe wari ubirimo. Ubu rero akaba ari uwo nguwo Minisita utuma twishima, akaba ariwe ubirimo ubu ngubu. Reka rero dukore subscribe utarayikora, dufungure inzogera kugira ngo nta kiganiro kizajya kiducika. Like and share.